pastor ndashaka kugira ngo ubaze uri umukozi w'Imana kandi umaze imyaka itari mike muri iyi si niki kintu kigeze kigukomeretsa kikakubabaza cyane mu buzima bwo muri iyi si kiki kimwe nicyo nkubajije mbere yuko tuopening icyo kiganiro mbega wowe nukuri wow mama kwimbarije ikibazo gikomeye kubera ko umuntu ashaka kutubona hano twambaye twisize dusa neza gutya akagira ngo nta bari abagore ubundi bazi ibibazo byo mu isi iyo bavuga ibikomere barabizi urakoze cyane ntaguciye mu ryo uvuga hari umuntu uyu munsi uvuga ati uriya muntu niwe wankomerekeje niwe wampemukiye cyane niwe ugomba kuza agatera intambwe akansaba imbabazi nkazimuha ariko se ninjye cyangwa nkazimwima yego ariko se ninjye uzahaguruka noneho njye kumwinginga kandi ari jyewe wikoreye ibikomere ari jyewe wahemukiwe uwo muntu wamubwiriye hari umuntu nk'uyu munsi uvuga ati nk'ubwo ngubwo nditanze mwuka wera arangendereye cyangwa mbaye imfura nubwo ntazi iby'umwuka wera nanjye ndashaka amahoro mfite indangagaciro zanjye mfite uko narezwe ariko ndagiye umuntu arabinsuzuguranye njye wahemukiwe cyo ni icya mbere nteye intambwe nditanze nicishije bugufi ngiye gushaka wa muntu arabinsuzuguranye uwo muntu wamufasha gute ko nabyo bijya biteza ikibazo bibaho cyane bijya bibaho ariko navuga ngo nongeye kubasuhuza abakunzi bacu bakunzi ba Isanamitima ni ukuri aho mudukurikirana muri ku isi yose turabakunda turabubaha mu by'ukuri nari mbakumbuye karibu tubane kandi munyemerere mbere yo gutangira tubanze duce bugufi twubaha Uwiteka waremye ijuru n'isi tumushimire ibindi biraza hanyuma murakoze kubyubaha Imana ibahe umugisha amen data uwera wa Isirayeli duciye bugufi munsi y'ukuboko kwawe kwera gukomeye kw'imbaraga Imana nkuru turagushimye uyu munsi nyakubahwa ko turi bazima mwami ni kubw'imbaraga zawe turakwinginze data tubumbura akanwa tuvuga umwuka wawe wera ganze atuyobore muri byose ibyo tugiye kuvuga ibyo tugiye kwigisha byose bitegekwe nawe nyakubahwa tukweretse imitima y'abadukurikirana batwumva ijambo ryawe ribabera impamba ribabera inkomezi muri isi ribabera ubuzima data turagushimye turaguhimbaje yuko ubyumvise kandi ubikoze ni mu izina rya Yesu Kristo amen 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 ndavuze ngo shalom 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 bivuze ngo amahoro ya Kristo abane namwe rero ntabatindiye bakunzi bacu ba Isanamitima ndi kumwe n'umutumirwa ariko si umushyitsi ku Isanamitima muramuzi umukozi w'Imana Pastor Marita turabana kenshi mwarimu mukumbuye ndabizi reka mwakire abasuhuze hanyuma Imana iduhana umugisha amen mwakoze cyane nari mbakumbuye nanjye nishimiye kongera kugaruka ndabashuhuje aho muherereye hose mbifurije amahoro y'Imana mbifurije umugisha kandi ndizera ko mumeze neza ubwo rero dushimye Imana kuduha andi mahirwe yo kongera guhura nukuri Imana ishimwe cyane Imana niyo gushima hari hashize igihe kinini ariko ikintu gitangaje buri uko ngarutse nsanga wabaye mutoya wowe ukurusubira inyuma ubwiza ni bwose amavuta ni yose ubuntu bw'Imana Imana ishimwe kabisa ubuntu bw'Imana buriya kintu nabonye umuti wa byose no gusenga no kwizera iyo ufite ibyiringiro ntusaza ntuhungabana imiyaga iraza imiraba ikaza ariko byose bigasanga uri urutare wow Imana ishimwe cyane amen muswere ni wavuze ngo byote ni Mungu ni Imana byose ni ukuri
tukomeje gushima Imana, murabyumva dufite amashimwe menshi menshi cyane nubwo twahuye n'intambara n'ibirushya. Mm, nk'uko wamuririmbye yaririmbye, ariko uwiteka yabanye natwe pe cyane. kandi nubwo ah, igiti cyatemwa mm, yeah, cyakongera kigashibuka iyo cyumvise amazi, yego cyangwa se ijambo ry'Imana riravuga ngo naho kurira kwararira umuntu ngo ariko buracya impundu zikavuga. buracya impundu zikavuga. Mm, ni byinshi tunyuramo, tunyura mu misozi, mu mataba, ariko mu by'ukuri uwiteka akatubera umwami ukomeye, akadushoboza. pasita, mm, ni ukuri tudatindiye abantu, reka twihute tugere kuri topiki yacu y'uno munsi. yego turi mu isi y'ibibazo, turi mu isi y'akaga, turi mu isi y'imibabaro myinshi. duhura n'ibidukomeretsa, ugasanga urakomeretswa n'umugabo washatse, urakomeretswa n'umugore wishakiye, urakomeretswa n'umwana wabyaye, umuturanyi, inshuti yawe magara wari wizeye, ubupfubyi, inzara, ubukene n'ibindi byo muri iyi si. yego ariko twebwe abizera, twebwe abakirisitu turavuga ngo ubuhungiro ni Yesu. pasita, ndashaka kugira ngo ubaze, uri umukozi w'Imana kandi umaze imyaka itari mike muri iyi si. ni iki kintu kigeze kigukomeretsa kikakubabaza cyane mu buzima bwo muri iyi si? kiki kimwe nicyo nkubajije mbere yuko tutopeninga icyo kiganiro. mbega wowe ni ukuri. wow mama kwimbarije ikibazo gikomeye, kubera ko umuntu ashobora kutubona hano twambaye twisize dusa neza gutya, akagira ngo nta bari abagore, ubundi bazi ibibazo byo mu isi, iyo bavuga ibikomere barabizi. urakoze cyane. hari ibikomere byinshi nk'uko wabivuze duhura nabyo mu buzima butandukanye, haba no muri uyu murimo w'Imana dukora. ariko ikintu cyambayeho kikambabaza cyane cyane bikagera kure, wenda sindi bubijyemo muri detaye, ariko incamake, twigeze tugira ikibazo nk'abavandimwe, tugira ikintu gituma tutabyumvikanaho neza. iki kintu cyarampungabanyije niko navuga. icya mbere ni uko numvaga ko atari twe bikwiriye kuba byabaho. icyo ni icya mbere, yego, bitewe n'umubano twari dusanzwe dufitanye, bitewe n'ukuntu tubana, ni ibintu twabonaga ahandi, ni amakuru twabonaga aca kuri televiziyo. wowe ugiye gucya bucya biri iwacu. ndavuga kweri natwe tugiye muri ka gaseke k'abantu bagerwaho n'ibi. byarambabaje, birankomeretsa ku buryo namaze n'igihe ntashaka kubyemera cyangwa kubyakira. yewe nsa nk'ushaka kubyihunza, ariko biza kurangira mbona ko n'ubundi ntabihunga bifiteho ingaruka, kandi noneho bigomba gukemuka, uruhare rwanjye rurakenewe. so ariko ndashima Imana ko ni ibintu twanyuzemo, ariko biza kurangira Imana iradufasha, turongera turiyunga, turongera turabana. so biba ari experience, biba ari n'ibintu ngira ngo Imana tunyuzamo rimwe na rimwe kugira ngo ejo bundi tuzabone n'icyo tubwira abandi. kuko aho hantu nahakuye inyigisho ikomeye cyane ivuga ngo ntabwo ushobora gusiba icyo upfana n'umuntu. ntabwo ushobora gusiba isano ufitanye n'umuntu, nubwo yaba yakoshereje, nubwo yaba yakubabaje, ni umuvandimwe wawe. yewe nimusanga mu mujyi nzaguhamagara nkubwire ngo uzi ko mbonye sister wawe, kandi wowe ubizi ko mutarimo kota umwe muri iyo minsi. ariko numva ko kubabarirana no kwiyunga no kubana ari wo muti, kuko n'ubundi ntuzabona aho ubisiba, ntuzabona ahantu uzabishibisha burundu ngo noneho umwibagirwe, unamwikuremo, umenye ko atanahari. rero birababaza cyane n'ubundi
kuvuga ngo wamubwiye ngo akwibagirwe nk'uko umwana yibagirwa ibere rya nyina, ariko mu mutima wawe ubizi neza ko ari hariya Yeah. kandi ni umuvandimwe wawe nubwo yaguhemukiye cyangwa wamuhemukiye arahari, byanze bikunze ntuzabura kubyibuka. Kandi ngiye mbona kositi yo kutabana ari nayo iremereye cyane kuruta kwiyunga Yego. no gushyira ibintu ku murongo. Ibyo ni ibintu nigiye kuri icyo kintu cyatubayeho. Ariko shima Imana, birababaza no guterura n'intambwe yo kwiyunga nayo irababaza, iranagora cyane kuko habamo kumva ko watsinzwe, habamo kwemera ko wasuzuguwe, ni urugero, habamo kwemera ko ucishijwe bugufi, ni urugero, ugiye gukora ibyo wumva utagomba gukora, ariko kubera icyo kiguzi cyo gushaka kubana amahoro ukemera ukabinyuramo, bikarangira ugeze ku ntsinzi, ugeze ku cyo washakaga. Pastor, Imana iguha umugisha kuko iki ni ikibazo kije mu gihe nyacyo. Utarakomerekejwe n'umuvandimwe nk'uko nabivugaga, yakomerekejwe n'umwana yabyaye yagiriye ku gise. Utarakomerekejwe n'umwana yakomerekejwe n'umugabo cyangwa n'umugore. Utarakomerekejwe n'abo bose ashobora gukomeretswa n'umupasiteri cyangwa umubyeyi. Urumva rero ikintu nize muri ubwo buhamya bwawe ni uko abandi bantu mutafite icyo mupfana bagukomerekeje biroroha, ntabwo bikubabaza cyane, ntabwo itihatsi birababaza, ariko ntibikugera ahantu, ntabwo bigera kure, kuko nk'uko umuvandimwe cyangwa inshuti yawe cyangwa umuntu wawe magara abigukoreye. Ubwo abantu bumvise impamvu y'uko nyine n'ibintu bigutungura ukavuga uti ni wowe wankorera ibi, we nta nubwo uba utekereza ko yaguhemukira, uba umwizeyemo byinshi, ukavuga uti iyo abikoze rero urabanza ukikanga, wumva ahubwo nta n'undi muntu uzongera no kugirira icyizere, biba bigoye, kuko uravuga uti niba mbikorewe n'uwo tuva indimwe twonsa ibere rimwe, niba mbikorewe n'umugabo nashatse, n'umugore nayishakiye, n'umugore nishakiye, umwana nagiriye kubise nibyariye, none undi muntu utabinkorera ninde mu basigaye. Urumva rero, urumva ni igikomere wahuye nacyo, kandi ni urugero rwiza. Ngira ngo bishatse kutwigisha ko umuti wo gukomereka, umuti wo gukira ibikomere, wenda twe gutinda kuvuga ngo igikomere ni iki cyangwa se umuntu akomereka ryari. Ngira ngo twabivuze ko umuntu ashobora gukomeretswa n'abo bose, n'izo ngero twagiye dutanga. Kandi igikomere ni nk'indwara, ni nk'igisebe, nyine ni igikomere, ni igikomere. Uba wakomeretse, aho hantu uba wakomeretse haba harwaye. Umuti wo kuhavura ni imbabazi. Urumva icya mbere kugira ngo ushobore gutera n'intambwe yo gushaka kubivamo cyangwa gukira, bisaba imbaraga z'Imana, kuko mu busanzwe ku muntu ntago uba wumva utumva n'impamvu yabyo, uba wamaze kwishyira mu nguni uvuga ngo n'ubundi ntacyo bimariye, naguma ukwe nanjye nguma ukwanjye, yibane nibane. Yego. Ariko bitabaye umwuka wera kugusanga nyine ngo agarure iyo shusho ya mbere, akwereke uburyo bifite akamaro kuba waba uri kumwe n'uwo muntu wagukomerekeje, noneho akwigishe, namara kwemeza umutima wawe akugeze ku rwego noneho rwo kusaba imbabazi cyangwa rwo kubabarira. Kuko urumva haba harimo uwakomerekeje n'uwakomerekejwe. So ushobora kuba wa wundi wagukomerekeje atanabyitayeho, we atazanaza n'umunsi n'umwe kuza kugusaba imbabazi, wenda we kubera atabyitayeho yifitiye n'amahoro, yibereyeho aranikomereje no mu buzima bwe, ariko wowe kwakumenya Imana na wa mwuka wera, ukajya wumva ukaryama ntusinzire, ukarya ukumva ntabwo biri kujya ku mubiri mpaka utera intambwe yo gusanga wa muntu. Iyi Mana twamenye rero, hari igihe dusaba ibintu bikomeye, ibaza umuntu aragukoshereje, urababaye, noneho kandi ikakubwira ati tera intambwe mwiyunga,
ariko ko atari njyewe wakosheje se ni wowe ifiteho access, ni wowe ifite umutima. pastor ntaguciye mu ryo uvuga, hari umuntu uyu munsi uvuga ati uriya muntu niwe wankomerekeje, Yego. niwe wampemukiye, cyane. niwe ugomba kuza agatera intambwe Mm. akansaba imbabazi nkazimuha, ariko Cyangwa se ni njye nkazimwima. cyangwa nkazimwima, Yego. ariko se ni njye uzahaguruka noneho njye kumwinginga kandi ari jyewe wikoreye ibikomere, ari jyewe wahemukiwe, uwo muntu wamubwira iki? Ese ijambo ry'Imana ryo nk'abakristo nk'abakozi b'Imana byamubera impamba wamuha uyu munsi n'iriye? ya urakoze cyane. mu buzima busanzwe cyangwa muri logique y'abantu niko twakabaye tubibona. Ubundi umuntu wakosheje niwe usaba imbabazi, ariko iyo tuje mu isi ya gikristo, mu isi y'umwuka, ntabwo ariko bigenda. Ntabwo utegereza ko uriya wagukoshereje ari we uza kugusaba imbabazi, kuko Bibiliya iratubwira ngo dukunde abanzi bacu, tubasengere kandi tubabarire n'abadukiraniweho, kuko nitutababarira natwe data wo mu ijuru ntabwo azatubabarira. Yes, ibyo ntibivuze rero ngo kuko yaje, no, urabikora kubw'ubuzima bwawe no kubw'ubusabane bwawe n'umwuka wera, kugira ngo wa mutima ugukomanga wowe use nk'uwogeje, use nk'uwikuyeho urwo rubanza, use nk'uwikuye muri uwo mugozi kuko aba ari umugozi, use nk'uwikuye muri iyo gereza kuko aba ari gereza. Iyo umuntu akomeretse aba afungiranye. Uba uri mu isi aho urira, aho ubabaye, aho wicuza, aho uruhutse umutima buri kanya. Hari n'abajya babikuramo indwara z'umubiri zifatika, bakarwara bakaremba, urumva. So ubikora kubwo kubaha Imana, niko navuga, no kubaha ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu navuze ngo birababaza, kuko ntabwo jyewe wansaba ngo njye gusaba imbabazi uwankoshereje ari hariya nta n'icyo bimubwiye, ariko kubera kumvira umwuka wera ndetse n'ibyo umwuka wera babona nyuma y'iyo ntambwe uri butere, aragushoboza ukagenda ugasaba imbabazi, ukaapproaching ukavuga uti ibi byarabaye, ariko nifuza ko twabiganiraho tukababarirana, ubuzima bugakomeza, kugira ngo ture wa mutwaro. kugira ngo ture wa mutwaro. Ubu turimo kwigisha abakristo, yego, bazi umwuka wera, basogongeye ku mbuto z'umwuka wera, buzuye umwuka wera, ariko mu by'ukuri turimo turakurikiranwa n'isi yose. Hari umuntu udukurikirana uyu munsi utazi n'umwuka wera icyo ari cyo, utazi icyo dushatse wowe twamufasha gute? Uwo muntu nawe byari byose n'utari umukristo afite indangagaciro, kandi ni umuntu afite ubumuntu, afite n'indangagaciro. Ikintu cyose cyaguhesha amahoro cyangwa cyatuma ubana amahoro n'abandi, ikiguzi cyose byagusaba washobora kugitanga, ariko kugira ngo uramire n'abandi. So reka dufate urugero, wenda dufate urugero hagati y'umugore n'umugabo. Tuvuge ngo umwe yahemukiye undi uyu munsi, wenda umugabo yahemukiye umugore, sibyo? Bagaseparatinga cyangwa bakanadivosinga, bashwanye, habayeho ibintu bibi cyane. Kuba batakibana nk'umugore n'umugabo ntabwo bivuze ko nta handi bazahurira, ntibivuze ko yewe nuko ku bana babanye byanze bikunze haba hari ibintu bimwe byasigaye muri mugenzi we n'ibindi byasigaye muri mugenzi we. Kandi ikindi tuvuge ngo bafite imbuto, bafite abana bafitanye hagati aho ngaho. So mama mufite inyungu zo kwiyunga no gusabana imbabazi ku bw'abana banyu, kugira ngo nibura ejo bundi nabo bazagire ubuzima, bazagire umuryango, n'icyo gikomere nabo bashobore kugikira. Iyo bamaze kubona ibintu mubishashe hasi, kavuga uti ariko nubwo twatandukanye nabi, ariko sinshaka ko ibi bintu byimuka kuri twe ngo bijye kugira ingaruka ku bana bacu, reka tubisese, tubyumvikane, tubirangize, tubane amahoro. Uri papa w'abana banjye nta kibazo, ntago nyishakanye nawe, ariko tubeho amahoro.
tutikeka abana bazagusure, abana bazansure. Kuko hari igihe iyo batababariranye bijya bigeraho n'aho umwe ashaka kwica undi ngo amuvutse ubuzima, kandi mu by'ukuri bikafekta nta n'abana n'ikintu bagihuriyeho, bagasiga abana bari imfubyi reka mbabwire, ibintu kenshi turwanira hano ku isi ni ibintu twahasanze, ni ibintu tuzahasiga. So ntabwo bikwiriye kudukura ku murongo wo kugeza aho natwe tuzahasiga ubuzima. So kubabarira cyangwa gusaba imbabazi ni kimwe mu nkingi zikomeye cyane zo kuba wakira igikomere. Pasa urakoze. Hari igihe kenshi tubaza ibintu tuzi nyine ngo mwarimu nkawe rwose, ahubwo ubu ngubu reka nanjye naguhindukirira nkakubaza. Mu kanya urambajije ndavuga ariko kweri mama kwinambajije nk'umwarimu koko anabizi ko Imana yavuganye nawe agahaguruka akajya gusaba imbabazi. Ariko mu by'ukuri tuba tubariza benshi kuko Bibiliya iravuga ngo imbabazi ziruta urubanza. Iyo ntambwe nanjye narayiteye yo kubohora umuntu nahoraga nikoreye, nawe avunika nanjye mvunika, duhana imbabazi. Ngira ngo ubuhamya bwanjye benshi barabuzi. Ni byiza, birabohora, bizana amahoro, bizana umudendezo cyane, kandi bibohora wowe cyane cyane witanze ukajya gutanga imbabazi kutazi gusabye ndetse ukemera no gusaba imbabazi, ukicisha bugufi z'ibyo utakoze. Nivuga butumwa rikomeye kandi nabonye birimo amakamba akomeye mu ijuru. Ni byiza cyane, bibohora imigisha yari ifunze rwose. Ariko hari akabazo kamwe dusoza. Hari umuntu nk'uyu munsi uvuga ati nk'ubwo ngubwo nditanze, Mwuka Wera arangendereye, cyangwa mbaye imfura nubwo ntazi iby'Umwuka Wera, nanjye ndashaka amahoro, mfite indangagaciro zanjye, mfite uko narezwe, ariko ndagiye umuntu arabinsuzuguranye, njye wahemukiwe. Cyo ni icya mbere. Nteye intambwe, nditanze, nicishije bugufi, ngiye gushaka wa muntu, arabinsuzuguranye. Uwo muntu wamufasha gute ko nabyo bijya biteza ikibazo? Bibaho cyane, bijya bibaho, ariko navuga ngo kuba wakoze neza umuntu akagaya ineza yawe ntabwo bibikuyeho ko ari neza wakoze. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, buriya iyo wakoze icyo wagombaga gukora uba wikiranutseho wowe, ukaba ukiranutse no ku Mana. Ahasigaye uriya ukusuzuguye nawe Imana izadiringa nawe ku rwe ruhande, kuko ntabwo ari twe turema imitima. N'Abanyarwanda bajya bavuga ngo umubaji w'imitima ntabwo yayiringanije. So niba uyu munsi ubupfura bwawe bukwemeje guhaguruka ugakora igikorwa cyiza, wikicuza ngo kubera ko umuntu yagihinyuye. No, wakoze ibyo ugomba gukora, wakoze ibyo wagombaga gukora, wakurikije umutimanama wawe, kandi wagize neza. Kandi reka nkubwire, niyo yagusuzugura akaguseka akavuga ngo wowe utaha wumva nta rubanza ugisigaranye, kuko uravuga uti ibyo nagombaga gukora ntabikoze. Ahasigaye naho Imana niyo izagena wenda igihe nawe azabyumvira, nawe akazagaruka akakubwira ati ariko bya bintu wambwiye burya naje gusanga ari byo koko, reka tubikemure. Ariko Bibiliya yo ikavuga ngo iyo urimo gusaba umuntu imbabazi uba umeze nk'urimo kumushyira amakara ku mutwe. Iyo umugirira neza yarakugiriye nabi, uba urimo kumwikoreza amakara ku mutwe. Ni ukuvuga ngo ya neza wamugiriye ihora ivuga muri we, ihora ivuga, noneho bikazageraho hamwe n'imbaraga z'Imana nawe akaba yahindukira akaba yakwihana. Ibyo ni byo Pastor, ni byo pe, nanjye turabyemeranywaho, kubera ko ni Bibiliya ivuga ngo iyo umuntu akugiriye nabi ukamugirira neza umurahira amakara ku mutwe. Ni ukuvuga ngo ya mitwaro wari wikoreye utaramubabarira yari kuremereye, iyo ugiye ukamuapproachinga cyangwa ukamwegera akakurijegitinga cyangwa ntakumve, amakara ni ya mitwaro wari wikoreye uba umushyizeho bihita bijya kuri we, wowe urubanza ruba rukuvuyeho. niwe uba usigaranye urubanza mu mutima, aho aryamye, aho agenda, ko yakwimye imbabazi kandi deja ari nawe waguhemukiye. Ni isomo rikomeye aho hantu, ni point ikomeye, kubera ko
iyo yemeye akagira ubwenge akemera mukicara mugasharinga views mukababarirana ubwo ni ivugabutumwa bumukoreye mwese murabohoka yego kandi mukanakiza na benshi kandi mugakiza babashamikiyeho na benshi babashamikiyeho ariko iyo atabyemeye ni ukuvuga ngo ntiyakiriye imbabazi ubwo ni ukuvuga ngo umutwaro arawikorera kuzageza igihe nawe awikuraho kubera ko yemeye izo mbabazi akaguhamagara akakubwira ati ibyo wambwiye nibyo tubohokane tugire amahoro rero mu by'ukuri ibyo mwajyaga mubyibaza ngo naragiye arabinsuzugurana cyangwa bikaba urwitwazo ngo ngiye se ugatangira no kurema ibidahari n'ibyo utari wageraho ukabireba ngiye se akansuzugura ngiye se akambwira ngo n'ubundi ngo niwe wari warampemukiye oya yego kandi hari abantu bameze gutyo bikakaza akandi kantu pastor nakomeje mvuga ngo usoza noneho kano niko yego kuko nyine abantu barabaza ati se mu gihe cyo gusaba imbabazi no gushaka wa muntu tubikore turi babiri cyangwa dukeneye abandi bantu nibura badufasha muri ibyo bintu bimeze biti ubundi ni process wenda ntabwo ari okay uko bibiliya ibivuga niba mwene so niba ujyanye ituro ku gicaniro ukibuka ko hari mwene so mufitanye ikibazo subirayo umushake niyanga kukumva muri babiri shaka undi muntu uri bumugufashe nabananira muri ako kagrupu wamutoreye ni mumushyire hari n'urwego bagira bakamushyira mu itorero naho ni mu itorero ariko ubwo mu bantu bisanzwe mu muryango wamuhamagara ibyo ari byose iyo abantu bafitanye ibibazo ntabwo ari bo bonyine baba babizi akenshi haba hari abantu babegereye hafi yabo babizi so wowe ubuzi reaction y'umuntu wawe nibura ubuze uti hano ashobora kwitwara gutya ushobora guhamagara umuntu umwe babiri bakuzi nawe bamuzi kandi mwese mwiyumvamo mwisangamo mukajyana mugakora icyo kiganiro kugira ngo uzabone n'umuhamya wo guhamya ngo koko wateye intambwe biranga cyangwa birakunda abo bantu bakabafasha mu kumvikana mugasenga bikarangira cyangwa n'abadasenga mugahana amahoro ukuboko kw'amahoro kabisa bintu mukabirangiza ubuzima bugakomeza amen inshuti zacu rero dukurikiye ku isanamitima aho muri ku isi yose ngira ngo murumva impuguro z'abakozi b'Imana cyane cyane nka Pastor Marita rwose ngira ngo benshi mujya mumbwira ngo murashaka kumubona murashaka kumuvugisha murashaka guhura nawe kubera amagambo y'ubwenge amubamo abahereza kandi mu by'ukuri ni amagambo y'ubumana umuntu wese wakumvira zino nama byamufasha mu buzima bwe bwa buri munsi akabohoka turabyumvise ko udashobora gukira igikomere cy'uwagukomerekeje hatabayeho imbabazi n'imishyikirano kugira ngo ubohoke nawe abohoke mubane amahoro ku isi yego ndetse tw'abakirisitu bitubohorera n'ijuru kuko iyo ufitanye amakimbirane n'umuntu rwose ijuru riba rikuri kure kuko ni itegeko ry'Imana yego Imana niko yabivuze ngo nimutabara abantu b'ibyaha byabo na data wo mu ijuru ntazababarira ibyaha byanyu kubabarira gutanga imbabazi ni itegeko ry'Imana yaba bagusabye imbabazi yaba batazigusabye nta rwitwazo kandi nubikora nubigerageza nutekinga iyo step ugatera intambwe bizagufasha uzatubwira rwose amen mu by'ukuri reka dusoreze hano ariko ni ikiganiro gikomeje ngira ngo abantu bumvise ubuhamya bwanjye benshi bagiye batanga imbabazi baradohora bararekura hari n'umuntu pasa urakarira cyangwa agakomeretswa n'utuntu tworoshye ariko twatanga ubuhamya cyangwa twakwigisha nk'igisho nk'izi akavuga ati burya bya bintu narakariye bya bintu byankomerekeje
biroroshye Mm. simple Yeah. rero ni ukuri turagushimiye pasita, imana iguha umugisha, Mm. turagukunda kandi imana ikomeze gusiga amavuta, Urakoze. kwambika imbaraga Amena. kugira ngo ufashe abanyarwanda ku isi yose abumve Amen. ubwo tuvuga. Amen. Amen. nkaba Murakoze. nagusabaga kudusoreza Mm. Mm. udusengera. Ya, murakoze Imana cyane imugishe. mama Queen ndetse na isa na mitima mwese. Imana ibahe umugisha namwe umurimo mukora wo gusana imitima wo kubaka imiryango cyane cyane. Ni ukuri ni umuhamagaro ukomeye. Ya, ni umuhamagaro ukomeye. Reka rero dusenge kugira ngo wowe uri aho wari warananiwe kubabarira, wari warananiwe kurekura, Imana iguhe ubuntu, iguhe imbaraga. Amen. Data mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'iri jambo n'iki kiganiro twari dufite hano. Reka uriya mugore n'uriya mugabo, uriya musore n'inkumi barimo kutwumva, bari bafite ikintu cyabananiriye muri bo, ashaka gutera intambwe ariko egoism ikamubuza, kuti bazabibona bate, bazanyumva bate, bazansuzugura. Musabiye imbaraga zo kurekura kubw'amahoro ye, kubw'umutekano we, kubw'umubano mwiza hagati ye n'abo bamukomerekeje. Reka umuhe imbaraga, afate icyemezo, agende abikore, kuko nyuma yo kubikora azakira. Hari n'abarwaye indwara nyinshi mu mibiri yabo zirimo guterwa no kutababarira. Reka ubahe imbaraga zo kubabarira, reka ubahe imbaraga zo kurekura ibyo byabababaje n'abo babahemukiye, hanyuma amahoro yawe abone uko aganza muri bo, babone uko bumva ijwi ryawe, babone uko bakira amahishurirwa mashya n'ubuzima bushya biturutse kuri wowe. Urakoze ko ubashoboje kandi turagushima kubw'ubuhamya tuzumva, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Imana ibahe umugisha. Amen.